Nahidimo mvuga ngo reka mbibutse yuko guhera ku munsi w'ejo dufite amasengesho afite umutwe uvuga ngo kubohoka n'amasengesho y'iminsi irindwi tuzatangira ejo tuzarangiza ku cyumweru tuzaba dufite inyigisho zitandukanye ku manywa mu gitondo morning glory ku manywa dufite inyigisho zitandukanye ku mbuga z'abakunda Imana hanyuma ku mugoroba ku isaha ya saa 12 ku masaha yo mu Rwanda ubwo ni saa moya ku bari mu Bugande muri Kenya hanyuma abandi ndabizi ko benshi mukoresha amasaha yo mu Rwanda niyo mutumenyereye ko ariyo dukoresha saa 12 zuzuye tuzaba turi on air turi live hano kuri televiziyo ndetse no kuri application yacu ya Zoom tuzaba turi ku murongo turimo tuganira ijambo ry'Imana dusengera hamwe n'amasengesho akomeye cyane n'amasengesho y'umumaro kandi n'amasengesho afite imbaraga azabohora byinshi azakiza byinshi mu buzima bwacu nakurarikira kuyabamo nakurarikira gutumira inshuti zawe n'abavandimwe bawe kuko Yesu yaravuze muri Yohana 8:32 muzamenya ukuri kuzabatura inshuro nyinshi tubana n'ibintu byinshi cyane bitandukanye tutabizi bigakomeza kudutwaza igitugu bigakomeza kudukandamiza ariko tumenye ukuri turabohoka tumenye ukuri dutsinda satani ijambo ry'Imana avuga murwanye satani nawe azabahunga ikiro ni igihe cyo kwinjira mu ntambara turwana na satani turwana n'ubutware bw'isi y'umwijima turwana n'imbaraga z'abadayimoni n'imyuka mibi tuyirukana mu buzima bwacu byinshi umwanzi yarabifashe umwanzi yicaye hejuru y'ubuzima bwacu umwanzi yicaye hejuru y'ibyacu ariko arageze ko duhaguruka tukamwambura buri kintu cyose afite tukamwambura buri kintu cyose ahagazeho mu izina rya Yesu Kristo uyu mugoroba rero kuri iki cyumweru dufite ijambo rivuga ngo urukundo rw'umubyeyi niryo jambo tugiye kuganiraho kuri uyu mugoroba turasoma mu gitabo cya Luka igice cya 15 tuhera ku murongo wa 11 ni ijambo ryavuzwe na Yesu reka dusome biravuga ngo kandi arababwira ati hariho umuntu wari ufite abahungu babiri umuhererezi abwira se ati data mpa umugabane w'ibintu ukwiriye cyangwa se unkwiriye nuko agabanya amatungo ye iminsi mike ishize umuhererezi ateranya ibintu bye byose aragenda ajya mu gihugu cya kure yayisha ibintu bye ubugoryi bwe abimaze byose inzara nyinshi itera muri icyo gihugu atangira gukena aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga ariko ntihagira ubimuha nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza naho jye inzara insinze hano reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti data nacumuye kuko kuyo mu ijuru no mu maso yawe ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe mpakambe nk'umugaragu wawe arahaguruka ajya kwa se agitunguka kuri se aramubona aramubabarira arirukanka aramuhobera aramusoma uwo mwana aramubwira ati data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe ariko se abwira abagaragu be ati mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge muzane n'ikimasa kibyibushye mu kibage tujye twishime kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse yari yarazimiye none dore arabonetse nuko batangira kwishima ariko umwana we w'imfura yari ari mu murima amaze kuza ageze hafi y'urugo yumva
abacuranga n'ababyina. Ahamagara umugaragu amubaza ibyabaye ibyo ari byo. Aramubwira ati, murumuna wawe yaje, none so yamubagiye ikimasa kibyibushye kuko amubonye ari muzima. Undi ararakara yanga kwinjira, nuko se arasohoka aramwinginga, maze asubiza se ati, maze imyaka myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye. Maze uyu mwana wawe yaza wamaze ibyawe abisambanisha, akaba ari we ubagiye ikimasa kibyibushye. Nawe aramusubiza ati, mwana wanjye, turabana iteka, kandi ibyanjye byose ni ibyawe, ariko kwishima no kunezerwa biradukwiriye rwose, kuko murumuna wawe uyu yari yarapfuye, none arazutse, yari yarazimiye, none dore arabonetse. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Data, turagushimye kubw'ijambo ryawe. Reka uyu mugoroba umugisha abantu bose badukurikiye, umugisha abantu bose bumva ijambo ryawe. Data, uyu mugoroba buri muntu wese udukurikiye n'umuntu wese uzakurikiranira ijambo asobanukirwe kandi yumve neza urukundo umubyeyi akunda umwana. Buri wese yumva uburyo cy'Imana udukunda ibihe byose. Umugisha mwami umuntu wese ugiye kurikiranira ijambo, umugisha twebwe twese tugiye kurivuga, umugisha bari hano, umugisha bari mu mpera zose z'isi. Tunezezwe nawe kandi tukunezererwe nawe tunezererwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Uyu mugoroba turaganira ijambo rifite umutwe uvuga ngo urukundo rw'umubyeyi. Yesu Kristo aciye umugani, abwira abari imbere yiwe, abwira ngo hariho umugabo. Uyu mugabo yari afite abana babiri b'abahungu. Noneho igitondo kimwe umwana we muto yarahaguruka, asanga se rwari urugo rukize rurimo ibintu byose. Bari bafite amatunga, bari bafite abagaragu, bari bafite ibintu byose umuntu yakenera muri iyi si. Ariko umwana aritegereza, abona kuba mu bukire bwo kwa se, kuba hagati mu bagaragu, yumva umutima utamuhagije, agira inyota y'ibindi bintu atabona mu nzu kwa se. Kuko mu rugo kwa se hari ubutunzi, hari amafaranga, hari abagaragu, hari ibyo kurya, hari aho kuryama heza, ariko ntago hamuha uburenganzira bwo kwivuruguta hanze. Kuko mu rugo kwa se hari ubutunzi, ariko hari amabwiriza agenga urugo. Hari amabwiriza agenga abana, hari amabwiriza agenga abagaragu, hari amabwiriza agenga nyina, hari principe ise w'umwana agenderaho. Kuko kugira ngo urugo rubeho rugomba kugira principe. Umuryango udafite principe, urugo rudafite amahame, rurasenyuka. Kandi iyo umwe mu bagize umuryango arimo kurenga ku mahame agize umuryango, nibwo batangira kuvuga ngo uyu mwana ni ikirara, uyu mwana yananiye ababyeyi. Kunanira ababyeyi ni iki? Nuko urugo rurimo umugabo, rurimo umugore, rurimo abana, rufite amabwiriza rugendera. Ayo mabwiriza niyo atuma urugo rubaho, niyo atuma umuryango ubaho. Umugabo mu rugo azi ibyo agomba gukora, umugore azi ibyo agomba gukora, abana bazi ibyo bagomba gukora, bikaba byiza ku muryango. Abakozi bazi ibyo bagomba gukora. Iyo umugore asohotse hanze azi igihe agomba gutahira,
iyo icyo gihe kigeze ntatahe afite uburyo cyabisobanura. Umugabo yagiye hanze hari amasaha agomba gutahiraho, iyo adatashye kuri ayo masaha kuri icyo gihe umugore atangira kubaza ngo umugabo ari hatangiye kumamagara bite ko watinze. Ndavuga urugo rufite principe kuko hari ngo zitagira amahame. Umugabo ashobora kugenda kwa gatanu nimugoroba akazagaruka kuwa mbere, umwana akagenda mu gitondo akazagaruka mu kindi gitondo cy'undi munsi. Ariko urugo ruzima rufite amahame, rufite umurongo rugenderaho, niba umugabo saa 12 agomba kuba ari mu rugo cyangwa se saa 2 z'ijoro cyangwa saa 3 z'ijoro, iyo saa 3 z'ijoro zigeze ntibamubone, saa 4 zikagera umugore ajya kuri telefone agahamagara. Ariko ubundi urugo rufite amabwiriza mazima cyangwa se amahame mazima akigenderwaho, ntarinda ahamagara, ahubwo iyo saa 3 iyo saa 2 zigeze yohereza message, ndaza kuza ntinze, nimba mujya ntimuntegereze, nimba hari abashyitsi mubazimane bagenze gute, mfite inama y'ubukwe, ibyo nagiyemo ndabona bidakunda, aho ndi modoka mfiriyeho, ambutiyaje yamfashe, ndege byahindutse, sindi buhagere, akazi kabaye kenshi, mpamagaye mu nama bitunguranye, umuyobozi arampamagaye, so mukora ibyo mukora, ndashobora kuza mu masaha 6 cyangwa masaha 7. Iyo bishyitse akarara aratextinga ati sindi butahe ndarara. Rero n'umwana nawe uri mu rugo nawe ugendera ku mahame, iyo asohotse avuga hagiye, akavuga igihe ari bugaruke. Iyo bitinze abyeyi mu byatangira guhamagara mwana ko waravuze kugera ngaha saa 2 z'ijoro, nkambona saa 2 zigeze utarahagera, uri hehe? Mwana ati wenda imodoka yadupfiriyeho ndacyari kumwe n'abandi, ndahangaha bimeze gutya na gutya, ariko ndabona yuko saa 3 ndubuze kuba mpageze, ho nagiye twariye mwire ntimuntegereze. Urwo n'urugo rufite umurongo muzima. Ariko ahatari amahame ibyo byose ntago bibaho. Umwagendera igihe ashakiye akagaruka igihe ashakiye akagenda, tugira urugo rurasenyuka, ntabwo ushobora kugera ku kintu kizima. So uyu mwana rero n'umwana wavutse asanga iwabo hari ibintu byose, asanga hari abagaragu, asanga hari ubutunzi, ariko mu rugo hari amahame umuryango ugenderaho. Aya mahame rero ananiza umwana. Umwana abona kugenda gutembera asabye uruhushya biramugora, yarusaba bakamubaza aho bajyanye, tujyanye na runaka, mu gihe tugiye hana muratasanga iki gihe iki n'iki. Amasaha yagera umugabo akabaza umugore ati se umwana ari hehe? Yasohokanye n'abandi, araza asanga yavuze ko aza saa 12, dore hamaze kuba saa 12:10, mpamagara wumva aho ari. Nyina agahamagara ati uri hehe? Ati ikiro nibwo kigitangira, ati oya iso yatashye ngwino nonaha. Umwana agahita atega agataha, agasiga ikirori kiryoshye, agasiga abandi barimo babyina, agasiga abandi batangiye kwishimisha, agataha. Yagera mu rugo agatangira kubona udufoto kuri za WhatsApp, kuri za Facebook, abandi bana basigaye babyina bageje saa 6 z'ijoro. We saa 12 ziragera bakamuhamagara, iyindi weekend ati tugiye ku mazi runaka, tugiye ku kirwa runaka. Yavuganye nati oya genda usabe suruhushya, ubushize naruguhaye kuri inshuro wimenye, genda urwisabire. Yajya kubaza se isati no icyo kibuye ntago uri bugende, iyo Gisenyi ngo baragenda ku Gisenyi ngo barare bazamara iminsi 2 ngo weekend baspend, no guma ahanga. Ibyo ngibyo ntago ndi bubyemere. Ugomba kwiga, ufite tide, ugomba kwicara ukaruhuka, bahangaha mu rugo kwa so, mera gutya. Rero izo kondisiyo zigeraho zigora umwana. Umwana ananirwa n'ayo mabwiriza. Baramugurira inkweto, baramugurira imyenda, araryama mu gitanda cyiza, ararya neza, afite abakozi,
baramusasira, ntazi aho rasiva, ntazi ibyo kurya aho bituruka, ntazi fagitire y'amazi, ntazi fagitire y'umuriro, ntazi interinete, laptop irapfa bakayimukoreshereza, umushoferi amutwara ku ishuri akamugarura, ariko amahame n'amabwiriza mu rugo rwa se aramugora. Ko niko abakristo benshi tumeze. Mu rugo rwa data harimo byose, mu nzu y'Imana harimo byose, mu kuboko kw'Imana harimo byose, ariko amahame ari mu bumana, amahame ari mu nzu ya data benshi aratunaniza. Turananirwa, tukananirwa kugendera kuri kondisiyo umubyeyi aduha ari we Mana. Bimwe na bimwe tukabisaba ntitubihabwe, bimwe na bimwe tukabyaka. Nk'uko yarakavuga ati no, ngiye kukwingingira data, ariko wakwinginga data, data akareba akabona biragukoraho. Niba umubyeyi avuze ati ntujye ku Gisenyi umare yo weekend, nuko azi yuko mushobora no kuva mwasinze imodoka ikurira igiti mwese mugapfa. Rero kubwo ibyo areba wowe utareba akaguhakanira kujya ku Gisenyi. Uko niko n'Imana imera ku buzima bwacu. Hari ibyo dusaba ikabiduhakana kuko ureba ingaruka ziri buze kwibamo. Ukavuga mu rugo rwa data harimo byose, ko nta bwisanzure mfite, ibyo nshaka byose simbibona, ibyo nsaba byose simbibona, amategeko n'amabwiriza mu rugo nayarandambiye, ntabwo mumpa akanya. Wagira ngo uragiye, Mwuka Wera ati garukira aho ngaho. Wagira ngo ubaye nk'ugira gutya, umuhanuzi akaba araje ati uramenye. Niya amatelefoni ya mama ahamagara ati bite. Niko bigenda. So rero iyo bimeze gutyo, iyo bimeze gutyo, benshi agakiza gatangira kutubihira. Niki cyabaye kuri uyu mwana? Urugo rwa se nubwo rurimo ibintu byose, rwatangiye kumubihira. Abihirwa n'ubuzima, kandi hari byose. Abihirwa n'amabwiriza n'amategeko ari mu nzu kwa se. Amaze kubihirwa n'urugo, amaze kubihirwa n'inzu ya se, icyo yakoze ni kimwe. Yaraje yegera se aramubwira ati rero data twumvikane. Ntiwambyaye narakubyaye. Simfite umugabane mu nzu yawe, urawufite. Uyu munsi rero umugabane wanjye mukoresha ibyo nshaka. Ise aramubwira ati mwana wanjye uracyari mutoya. Uracyari muto. Wabuze iki gituma ushaka kujya kwijira no kwibesha? Ngo uyu muntu agize imyaka 18 agiye uburenganzira bwo kujya kuba hanze, amategeko arabyemera. Itoke 18 urayujuje. Ariko giye nkaso ndabona ko byari bikwiriye yuko nkomeza kukureberera. Giye nkaso ndabona yuko wari ugikeneye kuba imbere yanjye, wari ugikeneye gufashwa, wari ugikeneye kurebererwa, wari ugikeneye kugirwa inama. Oya ndakuze, nk'ibyanjye nigendere. Mubyara byumviriza, gerageza kumugira inama no kumuhanura no kumugarura, mwana arabyanga. Mwana yanze, isavuga ati it's okay. Aragenda azana amatungo, amatoya, manini, aramuha. Amubwira ati uyu ni umugabane wawe. Uranyuzwe? Umwana ati ndanyuzwe papa, nta kibazo. Umwana arabyegeranya byose, arabibara, hanyuma arangije abitwara ku isoko. Isambu yamuhaye arayigurisha, amatungo, ihene, inka, byose, buri mugabane wose Isa muhaye aragenda arabigurisha. Arangije afata amafaranga menshi, arasohoka, aragenda gura akamodoka keza kagezweho, gura amashaneti y'amazahabu mu ijosi, agura imikufi ku maboko, agura za nkweto za zindi bagize itafute za Air Force na za Jordan n'izindi.
neza ya Fosi za ya Jordan za Kizose za imyenda ya Marike za Tommy zose yararangura afite amafaranga menshi kandi ntabwo yaruhiye ntago azi imvune zayo. Amaze kuyamanura yose tangira kwambara amashanete, atangira guhindura ingendo, hamagara baba kobwa bose bajyaga bamusuzugura n'abandi ati muze hano dusohoke. Bagera mu kabari ati jye inzoga z'ifuru sinzinywa, muzane zinjabuka zimwe zakorewe mu Butaliyani no mu Burusiya n'ahandi. Abariza atangira kunywa. Umuntu nk'uwo rero agira inshuti nyinshi. Iyo uri muri ibyo bihe urimo kwiyangiza no kwisenya, uba ufite abafana bakomeza bagukomera amashyi bakubyina, baguhindura umwami bose bagahindura abagaragu, undi bakajya bakubwira ati sha wori bosi wori umukire. Ntabwo uri bosi, barimo baragushuka. Uri umukire ntabwo uri umukire, barimo baragusunika mu rwobo. Arazenguruka ajya ku birwa byose bibaho, ajya amabuwate yose abaho, azenguruka imijyi yose ishoboka. Biravuga ngo ajya kure ya se, ajya mu kindi gihugu. Haguruka aratekera aragenda ajya kure, aragenda agura za modoka za rari zimwe nziza cyane, yiyitaho uko ashoboye, aranezerwa, aryamana n'abakobwa b'ubwoko bwose, abarebare, abagufi, ab'inzobe, ab'ibikara, abahinda, abarabu, ab'imisatsi, abogoshe, bagenje gute, abakiri bato, abakuru. Uwo yumva wese yifuza ku mafaranga yiwe ajya muri hoteli z'inyenyeri 5 araryama. Ikintu cyose yumva atahaye umutima wiwe ari mu nzu kwase akibamo. Muraze n'icitse kiziriko. Bare abana bakurira mu bipangu bagakura bafite abagaragu, bafite abakozi, bafite ababoyi, bafite abafungura, bafite abajyana ku ishuri, bafite abagarura. Ijisho ribari hejuru, igipangu cyuzuye kamera ahantu hose. Iyo asohotse gato akagera hanze ahinduka umusazi, nta control abagifite. Ibyo nibyo byabaye kuri uyu mwana rero, kuko ubuzima yakuriyemo bwari ubuzima butamyemereraga kuba muri ibyo byose. Arangije none sasa yinjira ahandi hose yabujijwe kuva akiri umwana, ahinjira afite amafaranga. Bura nimba ushaka kumenya umuntu uzamuha amafaranga, uzamuha amafaranga azakwereka. Tabwira ati rega burya cyagiye biga ntago nari nteye neza, aya mabere burya areba hasi kandi nashakaga amabere areba hejuru. Yo na amafaranga. Yagaruka ati ati burya amatwi yanjye rero burya arahagaze kandi agomba kuba aryamye uko. Kabaragiye surgery. Ati burya rero aho kwambara ibuno by'ibiterano hariya burya birahari barakikudoderaho kigahinduka original, kigatera ku mubiri, baragupompa n'amapistori byose. Burya amaso yanjye aratukura, banshyire mayipusinge. Amafaranga asaza abantu. Abantu benshi mbona batuje bacecetse, ababyina igisiri, tuzajya mu ijuru. Umunsi yabonye amafaranga avuga ati burya mwari abasazi. Hari umuntu umwe tugeze kuba turimo tuvugana, turimo twandikirana, twajyaga tujyana ku musozi za Kanyera mu ijoro n'ibiki byose. Hanyuma ndamwandikira ndamubaza, nari mbonye ari mu Butaliyani mu nama ahantu runaka. Ndambwira ariko ujye ukumbura bya bihe twajyanaga ku musozi gusenga, rya joro duca ndi mu myonga w'icyo. Ambwira ngo biga bwari ubusazi bw'ubwiyahuzi. Ambwira shuwa
ngwi no comment, ntacyo narengejeho, avuze bwari ubusazi kweri. Rero kwicara mu nama mu Butaliyani byase mwereka ko, kandi ubwo byavuye handi nyine muri wa musozi twacagamo, handi muri ya majoro twararagabo twanaga, murabyibuka, muri ya mvura twanya, niho byavuye. Ariko kuko yicaye mu Butaliyani mu nama hagati mu bazungu, byari ubusazi. Ngaye amafaranga ukuntu ahindura abantu. Rero benshi mubona hariya ni pendo n'igitambaro mu mutwe n'ibiki byose, abona amafaranga. Si yahoraga babwira ngo gushyira produit mu mutwe n'icyaha. Adajya kugura za zindi za Humaneya zigera hanga za kubitamo, ubundi akamukora makeup bagahindura uruhu rwose, hamwe ajya gukaraba komora. Amafaranga akora ibi, aguhindura umusazi ku rwego udashobora gutekereza. Rero ibi nibyo byabaye kuri uyu mwana. Mbere yasohokaga yasabye nyina amafaranga, agakuramo agahumbi mwe bamuhaye arasi ati mwana wanjye ntugende imbokoboko. None afite amamiliyoni n'amamiliyoni ku mufuka kandi ataruhiye. Arishimisha mu buryo bwose bubaho. Iyo haba muri kino gihe n'igitsina ari kugihindura, kuko nibyo bigezweho. Ariko biravuga ngo amafaranga aramushirana, ibintu biramushirana. Kubera iki? Ngo yabyayaguje ubugoryi. Hari imigisha myinshi Imana iduha, ariko ubugoryi bwacu bukayangiza. Hari umugabane iso aguha, hari umugabane Imana iduha, ariko ubugoryi bukadutwara umugabane data yaduhaye. Nusubiza amaso inyuma uzasanga hari ibintu byinshi Imana yaguhaye nk'umugabane wawe, ariko ukananirwa kubijera kubera ubugoryi. Nusubiza amaso inyuma hari ibibazo byinshi uzakura ku bandi, ugapfuka mukabwira Imana ngo Mana mbabarira, kuko ibi ngibi byose byabaye kubera ubugoryi bwanjye. Kubera iki? Imana, uyu mugabo ubwo yahagwa umwana we umugabane, uyu mugabo we kugira ngo atunge yize gukoresha ibyo afite kubibyaza ibyo adafite. Ubundi uko niko abantu babaho muri iyi si. Abantu bose mubona bakomeye bafata ibyo bafite bakabibyazamo ibyo badafite. Ariko iyo ufashe ibyo ufite ntushobore kubibyazamo ikindi, ejo haba hagutegereje kugira ngo usangire n'ingurube. Uzabona ahantu henshi wasangiye n'ingurube atari amakosa ya so, atari amakosa y'Imana, ahubwo ni wowe wahawe umugabane unanirwa kubyaza umusaruro. Yego nibyo, hariho ababiba izuba rigacana, hari igihe ubiba ubutayu bukaza imvura ntiyigwe ntusarure. Ariko wabibye, iyo wabibye nibura uba ufite nibura uruvugira imbere ya so, kuko uraza ukabwira so naragerageje ibishoboka, za mbuto wampaye narazibibye, ariko izuba ryaracanye ibintu byaranze. Nagerageje gukora ibishoboka, ariko izuba rirava biranga, isara gutahura. Ariko iyo wagiye kubyinira muri buwate birangira ugiye gusangira n'ingurube. Uyu mwana amaze kwinezeza, ariko wibuke ni amafaranga akoresha
adasubiramo, kandi nta mbuto arimo abiba. Biragoye kugira ngo uzabone impinduka mu buzima igihe cyose urya ukarya n'imbuto, kuko muri sisiteme y'Imana cyangwa se muri sisiteme y'ubumana, Imana yashyizeho uburyo uzamanura avoka ku giti ukarya avoka, ariko muri avoka hagasigaramo urubuto ruzajya mu butaka rukazavamo ikindi giti kizera yandi mavoka. Alo? Yesu ashimwe. Imana yahaye ipera uburyo uzarimanura ku giti ukarirya, ariko muri ryo harimo akabuto kazasubira mu gitaka kakongera kakamenamo ikindi giti cy'ipera, kugira ngo n'umwaka utaha uzongera ubone irindi pera. Imana ira mu runyanya yaruhaye uburyo ki rugomba kwera rukazana urubuto uri burye, ariko muri rwishyiramo akandi kabuto. Niwarya urunyanya mo imbere harimo akabuto, uzagafate ugashyire mu gitaka kugira ngo no mu kundi kwezi gukurikiraho uzabona urundi runyanya. Iyo niyo sisiteme y'Imana. Niyo mpamvu igitondo kimwe Yesu yanyuze ku giti cy'umutini, akirebye asanga nta mbuto ziriho, arangije arakivuma avuga ngo we ntacyo ubereyeho, kuko nimba udatanga imbuto nta ejo hazaza ufite. Niyo mpamvu ugomba gupfa uyu munsi. Abantu benshi barya avoka bakarya n'ikibuto cyayo, kandi ejo bakaba bakeneye iyindi. Imana iguha umugisha, ikaguha amafaranga ukayarya, ukarya n'urubuto rurimo rw'icyacumi rwagomba kugukingura imiryango y'ayandi, ukabijyana byose ukabirangiza, kandi ejo ukaguma ushonje. Uriye urubuto, kandi Imana yashyizeho uburyo muri uwo mugisha uhawe harimo imbuto yo mu buryo bw'umwuka yongera gusubira imbere y'Imana, ikongera gukingura undi muryango w'umugisha. Nimba iyo mbuto uyiriye, ejo uzajya iki? Abantu barapfa buri munsi, imva ziruzuye ahantu hose, ariko abantu ntabwo bashira ku isi. Kubera iki? Kuko Imana iri mu muntu yamushyizemo urubuto rwo kubyara undi muntu. Niyo mpamvu niyo dukijijwe uba wakiriye imbuto muri wowe yo kubyaza abandi bantu agakiza. Nimba uri umukristo ukaba ntacyo ukora ngo undi muntu akizwe, nta mbuto ziri muri wowe. Urubuto rwawe nuko nawe ugomba kubyara undi muntu mu gakiza ukamuzana. Nibwo agakiza kagomba gukomeza kubaho. Niko ubwami bw'Imana bushobora gukomeza kwaguka. Nuko imbuto iri muri wowe y'umwuka igomba kubyara abandi, inyuma yawe hakaba abandi bakizwa. Twakijwe kuko harabakijijwe mbere, hanyuma ntiberane byako gakiza bemera kukaduha. Rero uyu mwana wiwe abonye ibingibi byose ntiyatekereje yuko agomba kubikuramo imbuto izongera kumubeshaho ejo hazaza. Arabijya byose arabirangiza. Bimaze gushira, dore icyo nkundira abantu, byose birangiye, babashuti biwe tangira kumuhamagara. Uyu munsi se turasohokera he? Amafaranga yashize. Amafaranga yashize? Shuwa, amafaranga usigaranye? Atoya yarangiye. Atari ko buryo ufite iPhone igurumba 2 by'amadolari. Yezane tuyigurishe tuyibyinire. Iri joro baraduha turarya turanywa. Arayitwara. Genda arayigurisha. Hanyuma barabyina, bararya, barabyina. Mu gitondo ndarahamagara ati bite? Ati nashiriwe nta kigenda. Tari ko ufite isaha nziza ya zahabu. Yizane tuyigurishe nzu umukiriya.
barampangase ati baraturundura we tugende. Aragenda isaha nziza yazabakuramo aragurisha. Iryo joro nabwo bajya muri boîte barabyina. Undi musi ukurikiye undi arahamagara ati biteze ntitugenda se? Ati oya nashiriwe. Ariko ufite inkweto nziza, ufite n'ikositimu nziza, hari aho nzi babikugurira. Ati nese baragenda baragurisha. Birangiye byose ati udaterega burya kakamodoka kawe nakona umukiriya uguha makeya tugasohoka ntiwicwe n'inyota. Abarakagurishije. Undi munsi ukurikiye aterega burya na ya laptop yawe burya nayo twayibonera umukiriya, nayo baratanze babarariye. Byose bimaze gushira asigarana kamambiri n'uduturiningi twonyine gusa tudafite umukiriya. Atangiye guhamagara za nshuti zose, wahamagaye akamukupa, wahamagaye akamuboroka, wahamagaye akamubwira ati ya timu yose basohokanaga bamusohokanye umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri bati gura, ati ntacyo mfite. Umunsi wa gatatu ati ntuzatuzemo. Yisanga ku nzira wenyine. Aho yafashe apartment baramusohora, asohoka uko yakabaye. Arangije aribwira ati reka ngiye gushaka akazi. Mwana wo mu bakire, utazi gukoropa, utazi koza ibyombo, utazi gusasa, utazi guteka, utazi kumesa, utikorera agafuka, arasaba akazi bwoko ki? Yarajya gusaba akazana amazi, uzi gukora iki? Ntacyo. Urasaba akazi bwoko ki? Akariko kose. Akariko kose susu urashobora iki? Ndabyiga. Bamuhaye imyenda kumesa kubita mu mazi aranika. Bamuhaye guteka afata umuceri asuka mu isafuriya, asukamo n'ibishyimbo n'ibijumba n'ibiki byose aracanira. N'inyama byose avangitiranya hamwe. Bamubwiye gukoropa asuka amazi tegereza ko yijyana. Bamubwiye koza ibyo mbaragenda bifata byose arunda muri lavabo afungura amazi biraza kwiyoza. Biramunani. Barangije baramurambwira tumva. Bahamagara umukozi bamubwira tumva. Uyu nguyu ikimubereye ni kimwe no kujya kubana n'ingurube yo ngaho mu misozi. Nta kazi yashobora nga mu rugo. Bafata wa mwana bamwohereza iyo mu misozi mu ngurube. Aho bororera ingurube kure mu ishyamba. Abahari rero ni abana bavukiye mu ishyamba, bavukiye mu misozi, bahekenye ibijumba, bazi kwirwanaho, burira ibiti bakamanura amavoka, bakamanura amapera, bakagenza gute, biramunanira. Yarangiza biravuga ngo akajya ashaka gusangira n'ingurube ibyo kurya bazizaniye. Akajya kurya ibyo bameneye ingurube. Hagago batireka da. Ngibi nibyo kurya by'ingurube. Nubiryo kabimara. Databuja azasanga ingurube zarananutse. Harangiza abure hebyo kurya byagiye. Barabimwima. Agahengera bamaze kuzisukiramo bagiye akomboka kanyana kubatiza ibyo zirimo ziga agakuramo vuba akarya. Bamufata bakamukubita bakabimurutsa. Genda buhigira ibyo kurya itisuvanga aho ugende. Biramushobera ariko biravuga ngo aricara asubiza ubwenge ku gihe aratekereza. Aravuga ngo uru rwego ngezemo kwa data, umukozi wo mu rugo kwa data aranduta. Data agaburira abakozi, abaha ibyo kurya, abaha ibyo kunywa, baryama heza, babayeho neza, bafite n'umushahara. Aho niho nikuye. Aho kugira ngo mpfire hano, ngiye kugenda mbwire data kuko sishobora kongera ku mwana mu rugo, mugabane wanjye wose narawutwaye, nta kintu na kimwe nshobora, nta kintu gifite nkibaza hariya.
nubwo ntacyo mfite mbaza, nibura ndasaba akazi, kuko umukozi wo mu rugo kwa data abayeho neza. Arahaguruka, sinzi aho yakwitike, niba byamusabwe urugendo rw'igihe kirekire, ariko avuga ngo ninapfa ndapfira mu rugo rwa data. Yari afite amafuti menshi cyane, ariko aho kugira ngo akomeze asangire n'ingurube, avuga ngiye gupfira mu rugo rwa data. Biravuga ngo aza yiruka, kugira ngo yageze ku marembo, hafi kuri iyo ngiyo, arushye ananiwe. Abakozi bamubonye bari bamuzi, kuko bari bamuzi mu rugo kwa shebuja. Bamwitegereje barirukanka, baza biruka, basanga shebuja, bati wa mwana waragarutse. Atari kukuntu asa, yarwaye imbaraga asa, inzara zavuyemo, imisatsi yamwereyeho, aranuka. Nibaza umuntu wasangiraga n'ingurube, nta mwenda agifite, yambaye ubushwambagara, yambaye agakabutura kashwanyaguritse, agapira kashwanyaguritse, arimo aragenda n'ibirenge, nta nkweto agira. Nuko ise abyumvise, ahita abwira abagaraga ati mwirukanke mufate umwenda mwiza, mufate ikanzu nziza iruta iyindi, hanyuma mwirukanke mumufate, mumujyane ku iriba, mumwuhagire, mumwogoshe imisatsi, mumuce inzara, mumusukure, nimurangiza mumwambike umwambaro mwiza, hanyuma mubone kumuzana hondi. Abwira undi mugaraga ati rukankane mu mukumbi, ugenda ufatemo ikimasa kiza kibyibushye kuruta ibindi, ukizana ugihe umusogosi, akibage, hanyuma mu gihe abatetsi bateka inyama nziza ziryoshye. Ari ibyo kunywa namwe mugende mujye muri stoke, mufate ibyo kunywa by'ubwoko bwose, hanyuma muntumirire inshuti n'abavandimwe, muntegurire ibirori, nakira umwana wanjye, kuko azutse kandi agarutse. Haleluya. Isi yose yarimo imuciraho urubanza, imubwira reka abone, niwe wangije amafaranga yahawe, niwe wangije ubutunzi yahawe, ni ubugoryi bwiwe, ni ubujiji bwiwe, reka apfire muri ziriya ngurube. Ariko ise aravuga ngo nimumwuhagire, ise aravuga ngo nimukuremo umwambaro w'ikizinga, ise aravuga ngo nimukuremo ubushwambagara, ise aravuga ngo nimutegure. Oh, haleluya. Uyu mugoroba ndashaka kuvuga urukundo data dukunda. Iyi si ikubonye uri mu ntege nke, ikuvugiriza induru. Murazi ibintu byirirwa ku social media, mwabonye wa mukozi w'Imana runaka, mwumvise runaka, isi ishaka kugusiga icyasha. Ariko iyo wemeye gutera intambwe, iyo wemeye kugaruka, iyo uje kwa so, oh haleluya, muri byavuze ngo ntago ancira urubanza rubi, yambonyeho amaraso. Uyu mugoroba ndashaka kubwira ngo ahantu hari urukundo rusendereye rwuzuye, ni mu rugo kwa data. Sinzi aho ugize iminsi, sinzi aho uri, sinzi ubuzima ubayemo uyu munsi, ejo cyangwa ejo, ariko hari ikintu nzi kandi isobanukiwe, z'urukundo rw'Imana data. Intege nke zose waba urimo, ibyo wagiyemo byose, imigisha y'Imana guhaye ugapfusha ubusa, ubutunzi wangije, amahanga wagiyemo, ibiraro by'inguru birimo kwivurugutamo, reka nkubwire uyu mugoroba ngo urukundo rwa so rurakurindiriye, urukundo rwa data rurakurindiriye. Muri yose y'ubusinzi urimo, urukundo rwa data rurakurindiriye. Muri yose y'ubusambanyi urimo, urukundo rwa data rurakurindiriye. Muri yose yo kwiheba urimo, urukundo rwa data rurakurindiriye. Muri yose y'ubwesikoro bugizi bwa nabi urimo, urukundo rwa data rurakurindiriye. Kandi yiteguye kugukoreshereza iminsi mikuru. Isi izagucira urubanza, ariko so azakubagishiriza ikimasa kibyibushye. Garuka mu rugo rwa data uyu mugoroba.
hari benshi barambiwe n'amakondisiyo yo mu nzu ya data, hari benshi barambiwe no gutegereza, hari benshi barambiwe barasohoka bajya kwirwanaho hanze, ariko bageze hanze barakubitika, bageze hanze bahura n'ibibazo bikomeye. Wigumayo, garuka. Hari benshi barambiwe gutegereza amasezerano, bariruka nk'abajya hanze bajya kwirwanaho. Ariko uyu mugoroba urukundo rwa data rurakurindiriye. Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose, nta kiruta iki ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye, kandi kinsubizaho Yesu ari, cyane n'ukwibuka urukundo rwe, kuko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye. Oh, hallelujah! Umuririmbyi avuga ngo nishimiye ko Yesu ankunda nubwo jyewe ntakwiriye. Yesu arimo kuvuga uyu mwana w'ikirara yavugaga intama zazimiye, yavugaga bavuye mu rugo rwa data, yavugaga baguye, yavugaga basengaga mbere batagisenga, abiyirizaga batakiyiriza, abakizwaga batagikizwa, abararaga ku karago batakiharara, abuzuraga umwuka bana batakiwuzura, abakora Imana batakiyikorera, abatangaga icya cumi n'amaturo batakibikora, ababwirizaga ubutumwa bwiza batakibwiriza. Yabwiraga abavuye muri presence y'Imana, yabwiraga barambiwe amasezerano bakajya kure y'amasezerano, yabwiraga abatakinejejwe n'uru rugendo. Arababwira ngo haba iminsi mikuru umwana w'ikirara agarutse. Bibiliya iravuga ngo nuko mukuru wiwe aratahuka, araza, ngo ageze munsi y'urugo yumva impundu, yumva induru, yumva ibirori, yumva abantu barimo bararirimba, barimo barabyina, barimo baracuranga. Biramucanga, amagana umukozi umwe ati ni ibiki biri mu rugo, habaye iki? Umukozi ati murumuna wawe yatashye none se yakoresheje ibirori. Mukuru waza yiruka, amagara se n'umujinya mwinshi, arambwira ngo data, nagumanye nawe iminsi yose, narakumviye, nakoze ibyo ushaka, nabaye imbere yawe, nabaye muri presence ya no mu kubaho kwawe, ariko ntiwigeze ufata n'agatama kamwe, ntiwigeze ufata n'agatama kamwe ngo ukame ngende sangire n'inshuti. Ariko uyu nguyu yafashe ibyaye byose aragenda bipfusha ubusa mu misozi. Aragarutse aho kugira ngo umuhane, aho kugira ngo umukubite, aho kugira ngo umufunge, aho kugira ngo umuhindure igicibwa, none ukoresheje iminsi mikuru uramugaburira. Ise ambwira ngo mwana wanjye, uyu yari yarapfuye none arazutse, uyu yari yarazimiye none aragarutse.
wahita utanezerwa, wahita utishima. Ambwira ngo ibyo ubona byose mfite ni ibyawe. Uyu mwana nawe ashushanya iki? Agaragaza baba Kristo babaye mu nzu y'Imana, bakorera Imana, bubaha Imana, basenga Imana, bagendera mu kubaho kw'Imana, banambira muri presence y'Imana. Ntibararekura, ntibarabivamo, ariko bategereje umugisha mu nzu y'Imana. Imana ikomeza ibabwira, ndabakunda, ndi kumwe namwe, mfite umugambi mwiza hejuru y'ubuzima bwanyu, nzabagira neza bukira bugacya. Ariko mu gitondo yahindukira akabona akana kuvuye mu byaha, agarutse ku cyumweru ashima, ndashima Imana narakijijwe, none nabonye akazi, nasinye kontra, ubu nzajya mpembwa miliyoni 3. Ejo undi akaza ati nari maze igihe rwose ndi mu businzi, ndi mu busambanyi, nakijwe ejo bundi, none ndashima Imana, Imana yampaye imodoka. Undi akaza ati rwose pe, murabyibuka ngahe ejo bundi nibwo nakiriye agakiza, ati none ubu ngubu Imana yampaye visa, naje kubasezera ngiye muri Amerika. Akubuka ko maze imyaka 20 mu nzu y'Imana, tangira kubwira Imana, Mana jyewe dupfiki, reba igihe cyose maze ngukorera, reba igihe cyose maze niyiriza, reba ibyo nakoze mu nzu yawe, reba singa icyacumi, reba sinawe nimye, sura abarwayi kuganga, mpora mu masengesho, mpora mu misozi, ndagutegereje. Nakakana kaje ejo bundi k'imyaka 18 9 kagize 21 ejo bundi gakoze mareje gesigaye aho ngaho, na runaka nayuri indege siga, Mana singukora ko kijoro n'amanywa. Uyu ni wa mwana w'imfura, arimo kurekarama ko babagiye inka, ikirara kigarutse kivuye kwangiza ibyase. Mwakaza tigiye rwose, bwate ya runaka nayibyinagamo, runaka narahabyenye, naciye aha, nagiye na Dubai, ariko ndashima Imana yuko hejuru y'ubusambanyi nakoze imyaka 20, dore rwose Imana yampaye umugabo maze gukizwa. Akaza muzima afite umugabo mwiza, wangiza ukareba, wicaye ku karago, uraririmba, urahanura, urabwiriza, uragenza gute, nta no kubwira ngo I love you. Man, uri murabagira abandi ibimasa bavuye mu ngurube, gitarama n'agatama. Ase mumbwi, uyu mwana ibyarekaramaga byari ukuri, ntibyari ukuri. Nifure yagumanye na se, yaguma acunga ibya, ariko nta n'agatama kamwe isaramango ajye kwishimana n'abandi, ariko uvuye kwangiza byose. Imana umukorera iminsi mikuru. Yesu yarimo yerekana ubuzima tubamo mu nzu y'Imana, ubuzima tubamo muri kano gakiza. Gakizwe ejo bundi akaguca, agatangira kugwara ifite, ariwe wamwigishira, umuhanura, wamubwirije ubutumwa bwiza, wagenje gute, umaze imyaka utuje, utekanye, wirinda buri kamwe kose mu gato na kanini. Ariko Yesu aravuga ngo, ise abwira n'uyu w'imfura ngo, reka tunezererwe uzutse, ariko nawe ibihari byose ni ibyawe. Haleluya. Ibiri mu rugo rwa data byose ni ibyacu. Uru ni rwo rukundo rw'umubyeyi nari ndimo kubabwira kuri uyu mugoroba. Imana idufitiye urukundo ruhambaye kandi ruri hejuru. Wowe wumva yuko umaze igihe nta munsi mukuru, nta n'agatama urahabwa, ibiri mu nzu kwa so byose ni ibyawe. Uyu mugoroba utwarira ijambo, wowe uri hanze mu ngurube, uve yuze wiruka, kuko iminsi mikuru iragutegereje. Humura, so yitegure kuguhindurira umwambaro. Haleluya. Iso yiteguye kuguhindurira umwambaro, ikanzu y'icyubahiro kuruta izindi iragutegereje mu rugo rwa so. Ikimasa kibyibushye kuruta ibindi kiragutegereje mu rugo rwa so. Iminsi mikuru irakurindiye mu rugo rwa so.
Imana dukorera, Imana dusenga ifite urukundo ruhambaye, ntigucira urubanza, inezezwa no kuzuka kwawe, inezezwa no kugaruka kwawe. Hari benshi bajya mu byaha, yabyama akavuga ngo n'ubundi Imana ntago yanyakira, ibyo nakoze n'ubundi birahambaye, reka nigumire nipfire. Oya, icyo ni ikinyoma cya Satani. Yesu afite urukundo rurenze. Wipfira muri izo ngurube, wipfira muri ubwo bukene, wipfira muri aba badayimoni, wipfira muri ibyo bibazo. Ngwino kwaso, akwiteguranye urukundo n'impuhwe n'imbabazi. Muri iyi minsi 7 turimo, ntuhere muri izo ngurube, haguruka uze mu rugo rwaso. Ibi byibushye biragutegereje, haguruka ugaruke ku karago, haguruka ugaruke gusenga. Nabona ko nta n'agatamu urabona mu rugo rwaso, ibirimo byose ni ibyawe, kandi saraza kukwereka yuko ibiri mu rugo rwa data ari ibyawe. Yesu avuga ngo mu rugo rwa data ari amazu menshi, yatabamba mbibabwiye. Reka nkubwire ngo mu rugo rwaso harimo byose, kandi birimo byose ni ibyacu abagumye mu rugo. Haleluya. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Uyu mugoroba wongere ufiringe urukundo rwa data. Uyu mugoroba wongere wumve urukundo rwa so. Tugiye gusenga Imana tugana ku musozo. Wawe muri amateraniro, Imana ibahe umugisha. Wakira uru rukundo rugutegurira ibyiza, rugutegurira ameza mu rugo rwa so. Nawe umaze igihe wumve ko ntagaragata muri buhabwe. Uyu mwana hari igihe kigera ukumva basi yaba Imana apfaga kumpana gatoya, basi nibura yaba basi nari mbonye n'umuceri wonyine n'ibishyimbo gusa. Nibyo umwana ari masaba ko amavuga ngo basi n'agatama, kandi mu rugo rwase barakize cyane. So uyu mugoroba ntago uri buhabwe n'agatama, ahubwo urahabwa ibijyanye n'ubutunzi buri mu rugo rwaso. Reka dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, turashimira ubuntu bwawe, turashimira imbabazi zawe, turashimira uyu mugoroba, turashimira urukundo dukunda, turagushimira imbabazi, turagushimira impuhwe zawe, turagushimira kuko ugaruye abari bari mu ishyamba iyo ngo mu ngurube barimo basangira n'ingurube. Turagushimira Mwami ko abihanganiye mu nzu, abihanganiye mu rugo, abagumanye nawe Mwami nabo bibutse, kandi ukaba bahaye umunezero. Nta mazazime zose uzigarure, abari iyo ngiyo mu ngurube ubagarure, abari mu rugo ubaha ibihembo. Buri umwe wese Mwami yakira urukundo rwawe uyu mugoroba, yakira ubwiza bwawe, yakire kugirirwa neza nawe, yakira imbabazi zawe, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha. Bakoze ko imbere y'Imana, dusubire na hejo. Iki cyumweru cyose tugiye gutangira n'amasengesho turi live kuri televiziyo buri munsi kugeza ku cyumweru. Ijoro ryiza, Imana ibahe umugisha. Bye bye.